birazimye ibigiyemo password mbakuramo password maze kubakuramo password mangiye kuri WhatsApp. Ngiye kuri WhatsApp nsanga hariho sex chat ya video call. Kumwe umuntu yifata video call kuri WhatsApp ariko ya sex n'umugabo. Noneho mbona amagambo y'umugabo atese ko mbona ntari kubona neza. Bati ihangane ati nacanye n'itarane mu cyumba. Ariko umugore amusubiza atariko atabana nibagenda ati ndakuraho n'amarido mfungure n'amadirishya ubone neza. Umugore wubatse ufite abana umaze n'imyaka ingano cyo Ufite abana 5. yoherereza undi mugabo video. Yego. Ubwo buzima narabibonye noneho nsa n'ugiye muri koma. Nangije telefone nari nyifite yiwe mu ntoki iti ncika igwa hasi bitewe n'ibyo mbonye. Arasohoka ava mu nzu ati telefone yanjye kuyituye hasi. Nahise mufata akaboko mujyana mu cyumba namubwira ibiri kunkorera n'ibiki. Ese n'ibiki abona amarira ntanze imbere. Bro muravuga ngo abagabo ni barira. Nsanga telefone yaguye hagati yanjye nawe mu buriri. Telefone nyifashe nkanda kuri switch iri yizimye kanatsa iriya buto izimya telefone nini ikanayatsa nyine. Nsanga telefone iracyaka yarari kuri Facebook yibagiwe gukora logout. Uko yasinziriye yibagiwe gukora logout telefone iramucikirwa hagati yanjye nawe. Ako kanya nanone nsanga yarari kuri Facebook ari kwandikirana na wa mugabo witwa Vincent wa kera. Wa Vincent wa mbere umwe yavuye ku rusengero avuga ngo ningera ku rupangu ndahita nsona ukingure. Nabo mwandiki nyuma kaza kumwandikira ati gahunda twari turimo wanjyohereje rwose ndagushimiye. Yego. Vincent nanone amubwira ati yewe ati sheri wageze mu rugo. Ati bibihe rwose biruta ibyambere. Ati bihe twagiranye nabonye biruta ibyambere ati ndagushimiye. Nanone ubwo nangije nahise mukubita urushya asinziriye. Dukisha urushya saa 7 z'ijoro mu myaka 6-7 twari tumaranye. Ndangije akanguka ava mu bitotsi yihuse ni bigenze ute ni ibintu bikuburimo kunkorera. Uburi kundisha umutima ni ibintu uri kunkorera ntabwo mpemukira. Arangije ati bihe nibihe amwerekana iyi message ni iki. Ubwo warangije abura icyo avuga ashaka kuvugira hejuru. Avugiye hejuru ibyumba abana bari bajyamyemo mwabo bakuru abo babiri yashakanye. Numva batangiye kubaza ngo mama ngo muri mubiki. Kuko icyumba cyacu cyari gifunze ncisha bugufi namubwira ni ceceka abana batatwumva. Nibe bintu ntabwo bicira. Tugenza make kugira ngo twe kwiha abana batatwumva. Ubwo nyuma ubwo butumwa bwariho chat bagiranye. Bwa mbere umudamu w'iwanjye yaramubwiye ati ndaje mvuye gusenga. Ati ndi kwihuta ningera ku rupangu. Ati ndakomanga rimwe uhite ukingura abantu batambona. None nawe ati ye okay. Noneho iyo SMS nari nakiriye rero yari yuwo mugabo niba ari umugabo niba ari umusore simuzi yitwa Vincent. Ari kumubwira ngo wanjyohereje wakoze. Byarambabaje narayisomye ndikanga. Maze kwikanga nongera nyisubiza inyuma. Ubwo noneho bintera gusubira inyuma kugira ngo menye ikiganiro cyabo bahura n'iki ariko umugore ntiyamenye ibyo ndimo. Nyuma birangiye nangije namubaza ni ndareka tuva ku meza turangije tujya mu cyumba. Tugeze mu cyumba namubwira nti hari ibintu nabonye. Turagusubije cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu ducisha hano buri munsi. Twakira agenda mwita umugabo umusore iki. Ni
umugabo ariko watandukanye n'umugore. umugabo Yego. watandukanye, bamwita ngo iki umugabo watandukanye n'umugore? Ntabwo twamwita single father Eh, ko urugo yarubayemo arubaka kandi nzi ko ariko nanone ni single father. mm, single father. Yego. Tugitangira, niba ntacyo bitwaye uratubwira uko witwa, hanyuma abantu turi kuganira nabo baze kuganira n'umuntu bazi bavuga ati Amazina y'ababyeyi ni Jean de Dieu Nzayisenga. amazina y'ababyeyi. Yego. Ayawe wiyita? Ayanjye niyita Mm. nitwa Pastor P. Pastor P, turakwakiriye hano kuri kamera zacu rero. Yego. Twizeye ko tugiye kuganira neza kandi abantu bari buze gukunda ibiganiro byawe n'impanuro uri buze kuduha. Tukiri aho urambwiye ngo ni umugabo ariko watandukanye. Tugiye kuganira ku buzima bwo kubaka urugo no kugera igihe bitandukanye. Yego. N'umugore, mbese wari warasezeranye, wari waragize gute byose? Yego. Bwire n'impamvu nyine ubona ingo z'ubu ngubu zisigaye zikunda kubamo gutandukana cyane no kutumvikana no kudahuza. Yego. Tukiri kuri wowe, washatse ufite imyaka ingana? Njyewe nashatse mfite imyaka 27. Yego. 27. Kugeza ubu ngubu umaze gushaka kangahe? Nashatse rimwe. Yego. Byaye nka kangahe buriya? Mbyaye imbyaro 2 ariko mfitemo abana 3 kuko mfitemo n'impanga. Ufitemo n'impanga? Yego. None ni iyihe mpamvu buriya igeraho umugabo ufite abana 3 n'umumama ufite abana 3 bageraho banzura gutandukana? Wenda ndasubira inyuma gato kugira ngo byumve neza. Ndabanza mpere ngo ku mateka yanjye ntangira kujya mu rukundo ndi umusore. Njye nagiye mu rukundo ndi umusore 2010. Nari mfite imyaka 23. Ubwo bwa mbere wavuze ati ngiye mu rukundo? Yego. Ku ivuko ryanjye rero kavukire yanjye yari mu karere ka Rubavu ahitwa Mahoko. Ubwo nyuma nibwo naje kubona akazi mu karere ka Karongi ku Kibuye aho 2010. Nyuma maze kuhakora umwaka umwe akazi nakoraga biba ngombwa ko banyimurira mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Ubwo icyo gihe wari ukiri ingaragu uri umusore? Nari nkiri ingaragu. Ngeze i Kigali rero mu karere ka Gasabo ubwo hari 2011 nibwo naje kuhahurira n'umukobwa ariwe mama w'abana banjye twatandukanye. Uwo mukobwa abantu bazi i Kigali urenze mu Gatsata ahitwa Karuruma niho twahuriye. Yacuruzaga ibyo bitaga tuvugane bya kera, zari telefone bashyiraga ku mihanda ziri fixe ku bantu batagira amatelefone bashaka guhamagara abantu babuze cyangwa hari abo bashaka kuvugana bagatanga amafaranga, bamara gutanga amafaranga bakavugana nabo bakaguhamagara. Yego. Abantu b'icyo gihe barabyibuka abantu bariho b'icyo gihe uburyo telefone zari zigoye, bamwe batagira amatelefone agendanwa bakajya basanga abo bantu bafite izo telefone ku mihanda bakabashyiriramo amayinite bagahamagara. Nawe nibyo yakoraga rero, acuruza n'amakarita ya telefone amwe yabagaho bashishuraga. Ubwo rero niho namenyanye nawe kuko nanjye ngigera i Kigali aho nashyikiye naho ngaho Karuruma niho nakodeshaga. Ko ngenda muguraho ikarita yo guhamagara turamenyana. Ariko aza kumbisha ko ari umufiyemeri w'abana banjye. Ukuvuga ngo yari asanzwe afite abana 2 nyine tu?
yarasanze afite abana babiri ariko njye nzi ko ari umukobwa. ubwo nyuma turakundana nzi ko ari umukobwa, noneho njyewe muha urukundo rwose n'umutima wanjye wose, ntazi ko we ahubwo abara ibyo ninjiza. nyuma urukundo rumaze kugera kuri nivo yo kuba twatangira kujya kubibwira ababyeyi, nibwo baje kuntangariza ko afite abana babiri. kandi wari umaze kumukunda wumva nyine ntacyo usigaje. yego, noneho bitewe n'ikibatsi cy'umuriro w'urukundo wari undimo, numva naramukunze, navuze ni kuba naragukunze n'abana bawe rwose nta kibazo. ubwo njye ndi umuntu w'umusore watangiye nshaka ku mukobwa ubyaye abana babiri ku bagabo batandukanye. kandi naribwo bwa mbere ugiye mu rukundo? nibwo bwa mbere nari ngiye mu rukundo. ubwo umukobwa twafashe gahunda njya kumwereka mu miryango iwacu, ariko tugira ibanga ryo kuvuga ko yabyaye abandi bana. mwahita mubibwira mu rugo? nageze mu rugo, imiryango iramubona iramwishimira, barambaza bati uyu muntu ni uwahe? twahuriye i Kigali, niho ku ivuko ry'iwabo. se ni umukobwa? ni yego ni umukobwa. kubera ko numvaga ko ninamuka mbibwiye imiryango iri bunce intege, kandi ngewe mu by'ukuri ndamukunda. waramwikundiye? yego. ubwo imiryango yaraje ikora ibisabwa, iramusaba, iraza iransabira. imaze kunsabira turakwa, umugeni iwabo baramuma ndamutwara, n'aba bana babiri baraza dutangira mu rugo. umwana mukuru yambwiye ko papa wiwe bamubyaranye, bamaze kumubyarana akitaba Imana. byari byo? yego, amakuru narakurikiranye nsanga byari byo. ambwira ko papa w'umwana mutoya we ahari. amaze kumbwira ko papa w'umwana mutoya ahari, nagerageje kumwaka kontakite papa w'umwana mutoya, turavugana, turahura, turaganira. mubwira ni rero ndimo kukurerera, inshingano zo kugaburira umwana no kumwambika ndazifite, ariko inshingano zo kumwigisha no kumwishyurira ubwisungane mu kwivuza, ndagira ngo umfashe izo nshingano uzimenye. ubwisungane mu kwivuza no kumwishyurira ishuri, kuko uwo mwana yari afite imyaka 3 n'igice, ageze mu myaka yo gutangira garidiyene. uwo mukuru we yari ageze mu myaka 7, kuko twahise tubana mbita mutangiza primaire. yego, hagati aho nta kibazo cyari gihari? nta kibazo, twari mu rugo rumeze neza. urumva nari mfite n'akazi noneho keza cyane, akazi byibura mu kwezi ntaburaga kwinjiza nk'amafaranga 350. ubwo papa w'umwana byarangije tubyumvikanye, turabyemeranya. nyuma arangije tugiye gutangiza umwana, yanga kohereza amafaranga. mama we afata umwanzuro wo kujya kumurega mu buyobozi. bageze mu buyobozi, umugabo yihakana umwana. yihakanye umwana, namubwira ni okay, ubwo umugabo yihakanye umwana, umukuru ngaba naramwemeye, nkamwandikisha no mwirangamimerere ko ari uwanjye, kuko papa wiwe yapfuye, n'umutoya mureke, kuko nemeye umukuru, n'umuto mureke, nawe ndagenda ndamwandikisha. abana ubwo abana ndagenda ndabarera nk'abana banjye. nanjye ubwo twashakanye tariki 4 z'ukwa munane 2014, mu mwaka ukurikira 2015, nanjye tuba tubyaranye umwana wanjye w'imfura. utarihuta cyane icyo gihe mujya gushakana, mwari mumaze igihe kingana iki mukundana? twari tumaze imyaka 2 kabisa. twari tumaze imyaka 2 dukundana. nuko muba murabanye nyine? tuba turabanye. ubwo nanjye tuba tubyaranye umwana w'imfura w'umuhungu. ubwo umwana w'imfura w'umuhungu tumaze kumubyarana, ubwo aba yiyongeye kwabo bana bandi babiri ndera, ariko nandikishije nk'abana banjye. ubuzima bugenda neza, turakora. yarakoraga, yarasukaga. yaje kuva mu byo gucuruza
ni bya bintu yahise bivamo byo gucuruza byagiye za telefone abantu bagenda bakwirakwiza amatelefone bagura amatelefone uko bagenda bagura amatelefone bikaba bitagifite za telefone zo ku mihanda zigenda zicika abivamo rero ahita ajya kwiga gusuka twabanye ibyo yaramaze kubivamo yaragiye mu kazi ko gusuka nyuma yaho rero ubwo nibwo tugeze muri 2017 twatangiye kujya tugirana amakimbirane rero aturutse kuki ku bantu bari bakundanye yazaga gutya amakimbirane yahereye ku uwo mwana mukuru ubwo uwo mwana mukuru yajya kwiga yataha uziko batahaga 11 byibura yagakwiye kugera mu rugo 11:40 wabona ageze mu rugo 12 n'igice umwana namubaza ntese bimeze bite watinze he niki mama wati have ntumvugira umwana kandi wowe wamubazaga nk'umubyeyi nyine nkavuga ni ngewe inshingano mfite n'iz'umubyeyi ntabwo umwana nemera kumurera mu muco wa burara niyo ku ishuri bataha 11 ahantu yiga harimo urugendo rw'iminota 15 20 cyangwa 30 akaba amaze isaha n'igice ku gasozi numva mfite inshingano nk'umubyeyi zo kumubaza impamvu yatinze batoya ati impamvu mubaza ni uko utamubyaye ibyo bibaho bigenda bikura noneho birangira ngiye ntaha ngasanga umwana ntabwo ari mu rugo bya bindi byo gutakerewe byaje kugeraho byaje kurangira noneho ngasanga ntari mu rugo nta nubwo yaharaye nkabaza mama we bati umwana mu kazi umwana agiye ku ishuri byagenze ute yavuye ku ishuri mubwira ko ajya yarafite nyirasenge ku Kagugu yagiye kwa nyirasenge ariko niba mwari mubisanganwe nk'umugabo mu rugo nagakwiye nanjye kumenya ngo abana bari mu rugo abana baraha cyangwa barajya gusura imiryango nta kibazo ariko nk'umukuru w'umuryango nawe uri umufasha ibyo bintu tukaba tubiziranyeho ntabwo ari ngombwa ngo nze nsanga umwana ntari mu bandi ubwo wa mwana nawe yahise yiyumvisha ko ntari papa wiwe kandi mu by'ukuri imbana na mama wiwe umwana yampamagaraga papa ntamurobanura mu bandi ariko umwana noneho natangira kumutuma amubwira ninzanira iki n'iki akabanza kujya kubaza mama wiwe ati mbikore cyangwa simbikore njyeyo cyangwa simbikore nawe nk'umubyeyi wafashe umwana afite imyaka 7 ukabona umumaranye imyaka 5 ageze mu myaka 12 wamutuma ngo nzanira igikombe hariya akabanza kubaza mama wiwe ngo njyeyo cyangwa se mbireke urumva nahitaga ngira ikikango ngavuga nese ibi ni biki ndimo niki yagakwiye kumpemba yarangiza ngasanga mama wiwe tukajya mu cyumba ngamubwira ni ibi ni ibiki ngo jya umubaza ngo ubwo nyine ngo none se we ngo ntamaze gukura ngo ubwo azikuri papa wiwe ibyo bintu rero byaje gukura ayo makimbirane arakura aturutse ku mwana bigeze muri 2018 nibwo yahise atwara inda ya kabiri yanjye iyo nda niyo yaje kuvukamo babana b'impanga nakubwiye iyo nimaze kuvukamo babana b'impanga abana bavuka neza turabarera abana bageze mu gihe cy'amezi 6 mama wabo atangira kugira ikibazo twari tubanye neza urumva yarangiza twajya mu cyumba cy'abashakanye kambwira ni umbabarire urare wambaye sinshaka kubona ku bwambure bwawe akabwira wowe yego kandi uri umugabo habaye iki twashakanye 2014 tugeze muri 2019
9 n'umunani n'icyenda, ni 2019. ngo ngo ntabwo mba numva nshaka kubona ku bwambure bwawe, ngo numva sinzi. Noneho icyo gihe twarasengaga, hari umukobwa w'inshuti yiwe, ariko twaririmbanaga muri korari, twarabaririmbye. uwo mukobwa sinzi ko yadusuye, arangije abimuganirizaho, maze kubimuganirizaho bari muri salo, ngende mu cyumba. Arangije aravuga ngo uzi ko ngo papa w'abana mama numva ntashaka kubona ku bwambure bwiwe n'iki. Bati ibyo ko numva baba barakugendeye barakuroze. Umukobwa aragenda amushakira imiti ya kinyarwanda. Ubwo imiti arayimuha, yo kumva numva arambwira ati uzi ko wa muntu w'inshuti yacu yampaye imiti, ati noneho numva nta kibazo. Ariko bujya nyuma nibwo naje kumenya ko byari amanyanga, ahubwo yari afite abandi bantu akundana nabo, njye ntakiri choice yiwe. Yaje kwikundanira kandi abana nawe nk'umugore n'umugabo. Yego, mwari mwarasezeranye? twari twarabanye. Urumva nigeze kugira ikibazo, narifotoje ku irangamuntu, nifotoje irangamuntu itinda gusohoka. Ubwo twagiye kubana, irangamuntu yanjye itarasohoka mbura uko tujya kwiyandikisha mu murenge. Ubwo twarasabye turakwa, turangije barampa umugeni ndamutahana. Yego, ubwo noneho nyuma ibyo bize kuba haje nk'ibibazo bimeze gutya. Maze kumenya yuko afite abandi yikundanira nabo. Yego, akagenda agasuka umuntu. Yajya gusuka umuntu ngo ni kuwa gatandatu cyangwa ni ku cyumweru, agahita mpamagara nka 2:00 z'ijoro. Ati rero umukiriya nari ndimo gukorera, ndabona kumurangiza bibaye ikibazo, kandi ejo afite akazi. Urabona ejo ni weekend rero birangiye, afite akazi ejo guhera ku wa mbere, ni umukozi wa leta. Reka ndare musuka nzaza ejo. Nanjye noneho kuko twari twubatse nta rwikekwe, ukamureka nkamureka akarara, naho afite izindi nzira igiye kwinyorera. Naje kubimenya nyuma nko mu kwezi, bikaba nka 2, niwe iragenda birakora, akabazi ko kugenda agakora, akarara ku kazi nta kibazo. Umugabo ari mu bana nta kibazo, kandi wasigaranye abana bagera muri none nanjye nkabanzi ko yagiye guhaha, nyine yagiye guhahira urugo. Naje kwireturuva nyuma rero menya ko ahubwo byari bihatse ibindi, bya bintu atari akazi. Icyo gihe nawe wari ugikora, ugifite akazi? Nari kakazi kampembaga y'amafaranga kari karahagaze, narinjiye mu kandi kazi ko gushakisha. Amafaranga yaragabanutse pe. Kurumva nakubwiye ko ninjizaga hagati ya 300 na 350. Ariko icyo gihe byibura nari nsigaye ndi umunyabiraka, nsigaye wenda ninjiza nka 70, 80. Birumvikana n'imibereho yari yarahindutse. Bwa buzima twabayemo tukibana bwari bwarahindutse. Ubwo rero nyuma yaho nibwo byagezeho njya kugira ngo mbimenye. Byari muri 2020 umunsi umwe, ariko cyumweru turi bujye gusenga. 2020 ubwo mwari mumaranye imyaka 6 yose? Yego. Ubwo angije namubwira ni yewe nitujye turajya gusenga. Ni sawa. Mu gitondo tumaze kwambara ngo tujye gusenga, umuturanyi arampamagara bati hano nguboneye akazi. Maze kumpamagara ngo nguboneye akazi, namubwira ni rero dukeneye amafaranga, wowe jya gusenga, njyewe njye mu kazi. Sigare mu kazi. Yego. Aragenda. Amaze kugenda ajya gusenga, amaze kujya gusenga, nanjye njya mu kazi. Ku rusengero twatahaga 6:00, amateraniro yarangiraga 6:00, barangiza bakajya mu manama y'amakorari no mu marepetisiyo, bakarangiza 9:00, ku buryo 9:30 n'igice 10:00 yabaga ageze mu rugo. Ubwo 11:00 ziragera atarataha, njye navuye muri ka kazi, mvuye mu kazi, kuko urumva nakoreraga hafi no mu rugo. Ubwo ngeze mu rugo ndamuhamagara, nkumva ari kuyivugiraho ntamfate. 1, 2, 3, 4, 5 ntamfate. Ntangije ndavuga ntese byagenze biti.
ngo saa 12 ubwo abangezeho nanone akiri kuri telefone nkubwira ntariko yubona ngo hamagara inshuro imwe 2 3 4 5 uri kuvugira kuri telefone umuntu muri iyo myaka 6 mwari mumaranye mwari mwarigeze mushwana bimwe by'abagore n'abagabo ngo murwane reka niba twatandukanye tutarwanye mu gihe twabanye twatandukanye nta muntu urarwana n'undi noneho bigeze aho wa muntu yavugishaga kuri telefone ahita amukupa amaze kumukupa aranyitaba amubwira iyo ubona nkuhamagara inshuro 2 3 4 5 6 telefone uyivugiraho kandi ubona ko call ari yanjye iyo kuki utamfata uwo muntu mwavuganaga ntamubwira ngo buretse gato nitabe papa w'abana yarangije ni yewe nimabarira nta kibazo kuko urumva twari abakristo dukijijwe by'ukuri namwizera je nubakiye ku cyizere cyane ahubwo kuba kumuha icyizere cyane kirenze ibintu biratemba bigeri wandabaga sinabimenye ubwo nibwo byarangiye aho twakoraga bari batuzaniye icyo kunywa uwo muturanyi twarakoze tugeze mu masasta mu gihe cyo gufungura aragenda dutumiriza icyo kunywa kuri boutique yari hafi aho ngaho noneho rero dutashye ampereza nayo mavide y'icyo kunywa yari yatumije bati aya mavide uyanterurire ubwo yarahageze madame amaze kugera mu rugo namubwirane rero ni ngaya amafaranga reba uburyo bita ku muryango aya mavide nanjye ndayatiruye amavide naragenda yatirura yatiruye ngeze ubwo twahita ku kabari cyangwa se kuri boutique sinzi ko twabivuga aho natiruraga mu mavide navuga nariko ku kazi twanyoye ariko mama w'abana nawe ashobora kuba afite icyaka ubwo naragiye ngura fanta imwe nene yakoraga inote y'igihumbi niba atari 900 gutyo ya sitoro ndabyibuka nyishyira muri envelope ndayicyura nawe namara kurya arenze ku byo kurya ndaza nageze mu rugo mu masaa 1:30 saa 2 ubwo yarura ibyo kurya tujya ku meza turarya n'abana ndangije rero telefone yiwe ntabwo nari gufata telefone y'umugore numvaga ntabirenze nayo gufata kuri telefone yanjye ntabirenze kabisa nibwo nayifashe sinzi ko nagiye kuri Facebook yiwe nkiyijyaho umuntu ahita yohereza ubutumwa yitwa Venza yohereza ubutumwa ubwo butumwa bwarancenguye guhera uwo munsi nibwo nabonye wari umugore wanjye ubutumwa bwo kuri Facebook n'uwo narinzi ubutumwa bwo kuri Facebook se bwahindiye byose wamutekerezagaho gute n'ubuhe butumwa bumeze gute ubwo butumwa bwariho chat bagiranye bwa mbere umudamu w'iwanjye yaramubwiye ati ndaje mvuye gusenga ati ndi kwihuta ningera ku rupangu ati ndakomanga rimwe uhite ukingura abantu batambona undi nawe ati ye oke noneho iyo SMS nari nakiriye rero yari yuwo umugabo niba ari umugabo niba ari umusore simuzi yitwa Venza ari kumubwira ngo wandyohereje wakoze byarambabaje narayisomye ndikanga maze kwikanga nongera nyisubiza inyuma ubwo noneho bintera gusubira inyuma kugira ngo menye ikiganiro cyabo bahura n'iki ariko umugore ntiyamenye ibyo ndimo nyuma birangiye nangije namubaza ndareka tuva ku meza turangije tujya mu cyumba tugeze mu cyumba namubwira nti hari ibintu nabonye bujya bwose cyagiye tuvugana
impamvu watinze ku rusengero wageraga hano saa 10 n'igice ukaba uhageze saa 12 n'igice, hari umushyitsi wari wagiye gusura, bati inde, nimereza telefone yawe, mbita mujyana kuri Facebook nisoma ahangaha. Noneho bamenyana kuri Facebook bahana n'amanimero, nagezaho SMS bakimenyana inshuti kuri Facebook, aho yahereye na nimero zose nari nazikuyemo na nimero nayifashe. Nabwira ni na nimero ye nayibonye, ntujye muri byinshi. Nabwira ni hubwo reka muhamagare uyu muntu ni muntu ki, yanga kumumbwira. Nangije mfata telefone ndamuhamagara nshyiraho parerere. Nabwira ni yewe muga uraho, ni muraho neza. Ndamwibwira ni nitwa runaka gutya na gutya, ni umuntu witwa gutya na gutya uramuzi? Umudamu w'iwanjye ahita azamugutwe, nkumva Vincent ngo ntugire umubwira, nugira icyo umubwira ngo turahita twangana. Namubwira ni uvuze ngo iki? Uwo Vincent icyo yansubije numvisha yarambiye ngo mva wa mugabo we, ngo ntabwo nzi, ngo ariko ndakuzi wowe, ngo n'umugore wawe ndamuzi, ni wawe ndahazi. aba ariko gusubiza umugabo, nawe mbwira ari wowe. Nangije namubwira njye sinkuzi ariko uranzi, n'umugore wanjye uramuzi, ni wanjye urahazi, ngo cyane rwose. Umugore niko ajya mu gutwi muri telefone aho ndi kuvugana nawe, ngumva ngo nugira ibintu mubwira ngo turashwana, ngo turahita tuba abanzi. Umugore ya telefone yiwe nahise ngifata ndamubwira ni okay, ni telefone ntayo ngo mpaka amenye ikintu upanga n'uyu mugabo wakubwiye ngo wamuryohereje wagize gute. Umugore twaryamye tutavugana, nawe urabyumva, nibwo bwa mbere twari tugiye gushwana byeruye. No babine ni kwa kundi bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, kwa kundi abantu bapfa utuntu dutoya, ariko akaba ari ibintu bimara iminota 2-3 ukaba birarangiye imishinga y'urugo igakomeza. Noneho nyuma hamaze iminsi 2 umukiriya baramuhamagaye, urumva telefone nari narayimwambuye ari njye uyifite. Umukiriya amuhamagaye ndamubwira ni telefone ntabwo ari kumwe nayo, ni none ko mushaka, ndagenda ndayimuha baravugana. Ahantu yagombaga kujya kumusuka ntabwo yari ahazi. Ndangije arambwira ngo none ko wanyatse telefone, uyu muntu nzajya kumusuka ugute, nzagenda nzamenya aho ari gute. Nanjye ndebye kure mbona ni inyungu z'urugo, naba ndimo gusubiza inyuma. Ndavuga ni nubwo atansabye imbabazi, nawe arishinja icyaha yakoze, ubanza atazongera. Ubwo nuko bigeze aho ndamubwira ni ngaho akira telefone ugende, ariko nawe uri umuntu mukuru umenye ko ibyo wakoze atarebye bitanejeje. Aragenda, igihe baragenda ajya ku kazi arataha, ubuzima burakomeza nta kibazo nyine. Ubuzima turongera dukora nk'uko byabaga. Noneho nyuma arangije araza arambwira, rimwe twicaye ari nijoro, arangije arambwira ati rero nagiraga ngo ngusabe ikintu. Ambwira ni se uransaba iki? Hari umuntu namenyaniye nawe kuri Facebook witwa Frederic, wawe undi wa mbere yitwa Vincent, noneho azanye indi diru witwa Frederic wa kabiri. Ati none wa Frederic ansaba kumwoherereza amafoto. Namwohereza, urabona izi telefone za Veni za Airtel Imagine agenda itameze neza. Ngo none yansabye ko nshaka telefone nini igira amafoto meza. Ati mubwira ko ayingurira, ati none yemeye kuyingurira, ati nzayifate. Nanjye navuga ni okay, mutima navuga ni kandebe ko uyu mugore afite gahunda yo kubaka, ko yakwemera gufata impano y'undi mugabo wo ku ruhande. Namubwira ariko ni nta kibazo uzayifate. Ni sawa. Rimwe rero nagiye mu kazi muri bya biraka byanje, nawe yagiye mu kazi, abana aribo basigaye ku rugo bonyine. Mu masaa 10 abarampamagaye
ati umeze ute? Ni sawa. Ku kazi wiriwe gute? Ni sawa. Nanjye nese wowe ku kazi wiriwe ute? Nta nawe ati kibazo. nta kibazo. Ati none rero nakubwiraga ngo nshakire umukiriya w'aka gatelefone kanjye, ati ya mafaranga bayanyoherereje. Atayahe? Ati sinakubwiye sibyo wa muntu wanyemereye Frederic? Bati yayanyoherereje, unshakire umukiriya w'aka gatelefone kanjye. Arampamagara ambwira ko amafaranga yabonetse. Nangije navuga nese ibi bibaho? Ko nari nzi ko namupimaga ngo ndebe ko yashobora kwakira impano y'undi mugabo. None koko umutego namuteze ananiwe kusimbuka. Navuze ni wenda mu mutima natekereza ni ashobora kuba arimo kwikinira ngo yumve reaction ndi bugire cyangwa se imyitwarire nyuma yuko amamagaye ndi bugire nirekane. Nimugoroba nagiye gutaha, hari ahantu twagombaga guhurira kugira ngo dutahane. Turahahurira, umuntu afite telefone ya Infinix nshyashya na kataloge yayo rwose, telefone nshya itarakoze. Ndamubwira ni iyi telefone uyiguza ngahe? Nyiguze 100,000. Nanga kumwereka amarangamutima atari meza y'uburakari. Ndamubwira ni sawa. Ya telefone yahise yishakira umukiriya aza kuyigurisha, ariko mbita noneho ntangira kujya ngenda mutakariza icyizere. Mvuga ni niba umugore tumaranye imyaka 6 yose twari tubanye twizeranye, akaba ageze ahantu honjya kuri Facebook nkabona bimwe navuze yamabi yiwe, akaba atinyuka kumbwira ngo ngiye kwakira impano y'undi mugabo, asita no nkisha inama. Uyu mugore ngomba guhindura strategy, ibintu nimo ngakanguka, ngagira ubwenge, ngahindura icyerekezo. Umugore tubaho noneho hari umusaza inshuti yanjye. Umusaza ntabwo nshaka kumuvuga kuri kamera. Inshuti yanjye, hari umuntu yari yarampuje nawe najyaga njya kubakira mu buzima busanzwe ngora akazi ko kubaka. Nakoraga akazi ko kubaka Prito. Uwo musaza najya kumwubakira ampuza n'umuntu wa Kimihurura najyaga kubakira. Noneho iyo najyaga kumwubakira nageraga mu rugo mu masaa moya kuzamura. Rimwe rero arampamagara ari nko mu masaa 3. Uwo muntu arampamagara Kimihurura hajya kuri Papirisi. Arampamagara ni nagushaka, mfite ibintu uzi ukankosorera. Ndagenda mbageze nsanga n'akantu gatoya nagombaga gukosora mu gikoni hari kuva. Ari bati ngomba gusana. Iryo bati darisana, arampemba ndataha. Naho madamu we yibwira ko ndi butahe za saha. Nageze mu rugo saa 6:30. Ngeze mu rugo saa 6:30 nsanga wa mwana wanjye w'imfura, ubwo ni umwana wiwe wa 3, avuye ku ishuri yigaga rimwe. Hari uburyo abana bari mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa 3 biga rimwe bakiga igitondo. Mubaza ni mama wawe ari hehe? Arangisha ati mama turahuye, ati duhuriye abantu bazi Ikabuye, hari centre yitwa mu Kazarusenyi. Ikabuye ho mu murenge wa Jabana. Duhuriye mu Kazarusenya, ambwira ko hari umukiriya bavuganye ngo agiye kureba ibintu azamusuka ibyari byo. Bati ubwo njye navuye ku kazi sinamuhamagaye ko ntazi. Ubwo mbaho mu rugo n'uwo mwana babana bakuru ndera
nabo saa 11 zigeze bava ku ishuri, mama wabo ntiyari yataha. Ubwo abana dushaka ibyo kurya bya nimugoroba, tumaze gushaka ibyo kurya bya nimugoroba turateka, ya saha ya saa 1:15 saa 2 nagombaga kugerera mu rugo, mama wabo nibwo yaraje. Aje rero ansanga mu rugo, ansanze mu rugo ambwira nese wari uri hehe? Rero nari ngiye kureba umukiriya hariya hejuru y'amashuri Kabuye aho mu Kazarusenya, ambwiye ngo njye kureba ibintu nzamusuka bitewe n'umusatsi we ukomeze. Nese wavuye hano ryari? Ngo mvuye hano saa 10. Arakubeshya Navuye hano saa 10 ni wari uzi ko saa 6:30 nari ndi hano mu rugo? Ahita agira uburakari kundusha arambwira ngo ahe ngo bifate guke ngo cyangwa bereke. Kuko numvaga ko ndi umurokore, ubuzima bwanjye butagomba kujya ku karubanda bw'urugo rwanjye. Naramuretse, ariko nyine navuga ntibyanze bikunze uyu mugore ntangiye kumukeka amababa. Nyuma yaho rero ararura ibyo kurya turarya. Igihe cyo kujya kuryama kigeze, hari prise yari mu cyumba cyacu, telefone yanjye yari igiye gushiramo umuriro mu gitondo mfite akazi, nshyira telefone ku muriro. Maze gushyira telefone ku muriro, nawe arambwira ati ariko nanjye ejo mfite akazi, telefone yanjye igiye gushiramo umuriro. Ni nta kibazo, iyanjye niyuzura ndagushyiriraho nawe. Ati sawa. Ubwo dushyira ku muriro, ndaryama, kwa kundi nagiye ku kazi ndananiwe mpita nsinzira. Ubwo ngiye niciye mu masaa 7 y'ijoro. Nicuye mbita ubwenge buhita bugaruka, ntekereza ko naraje telefone ku muriro kandi niyiwe igomba kujya ku muriro. Nahise itarajya harakaga mu cyumba, nahise nkora telefone ku muriro, iyiwe nanga kumukangura, ndashakisha ngo ndeba aho iri, nsanga yaguye mu buriri hagati yanjye nawe. Ndayifata ngo nyicaginge, nkoze kuri switch iriya yo kwatsa no kuzimya telefone, nsanga telefone nibwo yari igiye gushiramo umuriro, nsanga telefone yaguye hagati yanjye nawe mu buriri. Telefone nyifashe nkanda kuri switch iri yizimye kanatsa, iriya buto izimya telefone nini ikanayatsa nyine. Nsanga telefone iracyaka, yari ari kuri Facebook, yibagiwe gukora logout. Uko yasinziriye yibagiwe gukora logout, telefone iramucikirwa hagati yanjye nawe. Ako kanya nanone nsanga yari ari kuri Facebook ari kwandikirana na wa mugabo witwa Vincent wa kera. Wa Vincent wa mbere, umwe yavuye ku rusengero avuga ngo ningera ku rupangu ndahita nsona ukingure. Nabo mwandiki nyuma kaza kumwandikira ati gahunda twari turimo wanjyohereje rwose ndagushimiye. Uwo Vincent nanone namubwira ati yewe ati sheri wageze mu rugo? Ati bibihe rwose biruta ibya mbere. Ati bihe twagiranye nabonye biruta ibya mbere, ati ndagushimiye. Nanone ubwo nangije nahise mukubita urushya asinziriye. Dukisha urushyi saa 7 z'ijoro mu myaka 6-7 twari tumaranye. Ndangije akanguka ava mu bitotsi yihuse, ni bigenze ute? Ni ibintu ibiki urimo kunkorera? Ubu uri kundisha umutima? Ni ibintu uri kunkorera ntabwo mpemukira? Arangije ati bihe nibihe, amwerekana iyi message ni iki. Ubwo arangije abura icyo avuga, ashaka kuvugira hejuru. Avugiye hejuru, ibyumba abana bari bajyamyemo mwabo bakuru abo babiri yashakanye, numva batangiye kubaza ngo mama ngo muri mubiki. Kuko icyumba cyacu cyari gifunze, ncisha bugufi namubwira ni ceceka abana batatwumva. Nibe bintu ntabwo bicira. Tugenza make kugira ngo twe kwiha abana batatwumva. Ubwo nyuma nanga kuyimusubiza nanone. Urumva n'ubwa kabiri nanone mfatiriye telefone yiwe.
kuvuga ni ibi bintu nimbireka bikagenda gutya ntabwo bizakunda. ndangije mbamagara mukuru we bavukana. mukuru we ndamuhamagara ndamubwira ni uraho, yego ndakuregera murumuna wawe bimeze gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya. uramubwira byose? ndamubwira uko byatangiye nuko byagenze. ubwo nyuma arangije arambwira ni mumpereze muvugishe. mumuhaye arangije aramubwira toyarata aturabona ni kwa kundi umuntu ati nigirira gahunda yo kwita abantu bose abasheri, ati mwita sheri nawe akanyita sheri, ati rero nta bindi birenze biba bihari. ati sawa. ubwo arangije arambwira ati mbabarira ariko ntabwo nzongera. ndamubwira ni rwose mbabarira, uba umugore wifitiye icyizere twubake. mu buzima tubayemo n'ubuzima buri aha hanze buba busaba ko umugore n'umugabo bafatanya kubaka, ntabwo ari ubwo kugira ngo bigire gutya. ubwo birangije umugore musubiza telefone, bita mbona asa naho ahindutse, ariko ku rusengero ayo makuru twemere ko ibyacu bijya hanze, ahubwo we abantu aganira nabo bo ku rusengero tugendana ababwira buryo kinananira n'umugabo udashobotse, ku buryo nashoboraga no kujya ku rusengero ngabona bamwe bari kunjyanira inzara. naho uwo baganiriye wese w'inshuti yiwe n'iki, abo tubana muri korali na n'umucuranzi muri korali, bose baravuga bati Jean Dodier yarananiranye, bari abana umugore yashakanye arabatoteza gutya na gutya bla bla bla. ariko njye nabyumva ngavuga ni okay, ni umugore muhaye urubuga navuge. ariko njyewe ndabika ibanga ry'urugo. ubwo bigeze aho turabana nyuma yaho nibwo nagiye kubakira wa muntu wa Kimihurura nanone. ngiye kumwubakira ntashye nsanga abana bari kureba muri ya telefone yiwe. telefone nini nyifiteho amateka, niyo niyibonye ntabwo nyikunda, smartphone sinyikunda, kuko yagize uruhare nka 80% mu kunsenyera. ubwo nibwo abana bari kurebaho filime, nsanga abana mu rugo bari kurebaho filime. ubwo nanjye bari kureba filime sinzi ko bayijimije bashyiramo password batayizi, nababwira ni muzane mbakuriyemo password. mbakuriyemo password magize kuri WhatsApp umugore. ngiye kuri WhatsApp nsanga yandikiranye na wa mugabo wamuhaye telefone Frederic. ubwo rero nubwo byageze aho ndaza nsanga abana bari kureba filime muri telefone, iyo telefone uwo mugabo yari yaramuguriye. ubwo bakoze kuri switch telefone ibirazimye ibigiyemo password, mbakuriramo password. maze kubakuriramo password mangiye kuri WhatsApp. ngiye kuri WhatsApp nsanga hariho sex chat ya video call. kumwe umuntu yifata video call kuri WhatsApp ariko ya sex n'umugabo. noneho mbona amagambo y'umugabo atese ko mbona ntari kubona neza. bati ihangane, ati nacanye n'itarane mu cyumba. ariko umugore amusubiza atariko atabana nibagenda, ati ndakuraho n'amarido mfungure n'amadirishya ubone neza. umugore wubatse ufite abana umaze n'imyaka ingano cyo ufite abana 5. yoherereza undi mugabo video. yego. ubwo buzima narabibonye, noneho nsa n'ugiye muri koma. nangije telefone nari nyifite yiwe mu ntoki ihita incika igwa hasi bitewe n'ibyo mbonye. arasohoka ava mu nzu ati telefone yanjye ko yituye hasi. nahise mufata akaboko mujyana mu cyumba namubwira ibi uri kunkorera ni ibiki? ese ni ibiki? abona amarira ntanze imbere. bro muravuga ngo abagabo ntibarira, biterwa n'ikibarizo icyo ari cyo.
amarira nabaho nibwo nari nize ndi umugabo mbaye umugabo, amarira agatakara agashoka ku matama. Umugore yaravuze ngo ibi ntabirenze, ariko ngo ibi bintu ubonye kuri WhatsApp ntabirenze, ngo none se niba wumva umuntu yifotoye akohereza amafoto. Ubwo mbonye bigeze aho nahise mpamagara mama wiwe. Mpamagara mama wiwe ndamuregera, navuga ubu ni ubwa kabiri bibaye, ni ubwa gatatu, ni ubwa mbere naramuretse, ubwa kabiri muregera mukuru wiwe, ubwa gatatu ndabikubwiye. Bati reka, bati hama kuri telefone ngo hamagarire mukuru wiwe nawe umubaze. Ndamuhuza ku murongo, duhamagara uwo mukuru wiwe nawe arabimusobanura, arangije ati noneho mpereza uwo umugore wawe tuvugane. Umugore wanjye yaramubwiye ngo ntacyo mvugana nawe naho natandukana n'uyu mugabo, sinzahukanira iwawe, nzajya muri geto kabisa. Bari kwasubiza iwabo. Yego. Ubwo bigeze aho rero nibwo nabiganirije umuryango wanjye. Umuryango wanjye urangije uravuga ati rero ibyo tubwira ntabwo tubyemera, ahubwo kugira ngo tumenye ko ari ukuri, mubwire muze hano i Rubavu, muve mu mujyi wa Kigali muzi Rubavu. Niwumva kuko abo bamushuka bari aho ngaho mu uwo mujyi, niyemera guhaguruka akaza akagukurikira, arabara ari umugore ufite gahunda yo kubaka. Nabyanga uramenya ko nyine yakuvuye. Naragiye umugore namubwira rero ndabona ubuzima ari ikibazo aha ngaha mu uyu mujyi, ndashaka ko twimuka tukava mu mujyi wa Kigali tukagira Rubavu mahoko. Umugore arangije ati sinshobora, hariya bagira ubuzima bwo guhinga no kugira gute, sinigeze mpinga. Navuga humura nta kibazo. Navuganye no mu rugo, mama atwemerera amafaranga, wowe urakomeza ibintu byawe bya saro, urahagera ufungure saro. Njyewe kuko ari ahantu navukiye, ubuzima bwo aribwo bwose mbuzi, nanjye ndakomeza ubwo buzima bw'amasambu n'iki, ariko duture hafi no mu rugo na ya masambu wa munani mfite mbona uko nkuhinga. Umugore yaravuze ngo wansanze mu mujyi uzahansiga rwose, nta hantu nzajya. Ubwo uko naganiraga nawe mu rugo niko nabahaga message y'ibyo yambwiye. Byarangiye mvuye mu murenge uwo wa Jabana twari dutuyemo, njya mu murenge wa Jari nkodeshamwe inzu icyumba na saro. Ndangije nababwira ni itariki niyi tuzimuka rero tuzajya ku Gisenyi. Bati ntawe nzajya. Twari dufite akamatera k'abashyitsi, dufite n'akagaze gatoya n'indi gaze nini. Mfata kagaze gatoya n'akamatera k'abashyitsi, mfata na bag nshyira mu myenda yanjye. Muriteguye ko ejo turi bwimuke? Mama ati wansanze i Kigali ntaho nzava. Byarangiye mu gitondo ngira ngo n'urwenya, mfata matera, naraye nyizinze, mfata bag nshyira ku mugongo, mfata akagaze, aramperekeza ngeza kuri moto. Nagombaga gutegera moto. Arangije ati genda, urugendo rwiza uzamenya abana bawe. Ndagenda koko mba ninjiye muri yanzu, ngira ngo ejo azampamagara baturiye ngo tuze. Reka ndambona ukwezi kwarashize amezi 2, mu kwezi kwa gatatu nibwo namubwiye nerega naragupimaga, ntabwo navuye i Kigali, ndacyari i Kigali. Nabarangije ati rega, ati nanjye wangiriye neza, ati nari ndambiwe kuba ahantu wirirwa ncunga ngo nanyuze hehe, atuzimenye nanjye nzimenya, nguko uko ubuzima bwanjye n'urugo nasenye. Gusa nyuma nahuye n'ubundi buzima, aribwo n'ubu ngirimo nabwo bukomeye, mbwira abasore batari barongora bari mu rukundo, bitondere ingo z'iki gihe, bitondere gushinga urugo by'iki gihe. Umuntu w'iki gihe agukunda areba ibyo winjiza, nta rukundo rukiriho. Rukundo uremeza ko rutakiriho nyuma nta y'ibyo byose? rukundo ruriho, kuko njye ndebye ubuzima bwanjye nari mfite urukundo, ariko uwo nahuye nawe nta rukundo yampaye. Kugeza ubu ngubu nta wundi mugore urashaka? Nyuma narakundanye ariko sinashaka, ariko nabo ikibazo gihari ni wa muntu ugukunda avuga ngo afite 50, afite 100,000, aransohokana aragira gute. Ibyo ngibyo hajemo akabazo gatoya, akabazi ko uyu munsi mwari gusohoka ukamuha
ukamwimvita ku wundi munsi murashwana, najya kureba ahubwo ngasanga bo bararutana wa wundi wa mbere. Abasore b'iki gihe rero bari mu rukundo bitonde, kumwe uzi ngo uri gutanga kiriya muri gusohoka, ahubwo abakobwa cyangwa se abo ba girlfriend muri kumwe nabo, bya bintu mufite nibihinduka, nabo bazabahinduka, bazashaka abandi bafite ibirenze ibyo mufite. Mwitonde barumuna banjye, abasore bagabo bakiri batoya mubona ko bimeze neza, mujye muri menge. Murakoze. ubona biterwa n'iki mbere y'uko udusezera? Impamvu mbona ni umuco, umuco nyarwanda. Iyo babaga bagiye kubaka, hari imvugo yabagaho, ukumva ba nyirasenge w'umukobwa ukumva nka nyirasenge w'umukobwa akabwira umukobwa ngo usa n'ingwa yera uzagaruka usa n'imbwa yibye, ugiye bagushishira uzagaruka bagushishimbura. Yari amagambo akebura umwana w'umukobwa, umubwiye ko kujya gushaka ni ugushaka nyine, kandi gushaka ni ugushobora. Kujya mu rugo ni urugamba, ni urundi rugendo utangiye, ko byanze bikunze urwo rugamba ugomba kurutsinda ukaba mu rugo rwawe. Ariko abo ubu ngubu babigize bizinesi. Niba uyu munsi agiye kwa Karori afite miliyoni 5, akazirya akabona Karori asigaranye miliyoni 1, azajya kwa Patrick ufite miliyoni 20. Bigenda gutyo, babihinduye ubucuruzi, umuco nyarwanda warangiritse. Ingaruka rero bigira kuri rubanda nyine? Ingaruka bigira, icya mbere ni ku bana. Mu muco nyarwanda tuzi ko abana barerwa n'ababyeyi babiri, umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore. Iyo byagenze gutyo rero, ba bana barerwa mu buryo budakwiye, nta rukundo rw'ababyeyi bombi babona. Rimwe na rimwe nibyo bagakwiye kubonera igihe ntibabibonera igihe. Ingaruka nyinshi ziri ku bana no ku gihugu muri rusange, kuko umuryango iyo wasenyutse bigira no ku ngaruka ku gihugu, kuko umusaruro igihugu twitezeho ntabwo ari we kitubona. Urakoze cyane kubana natwe, reka tugushimire. Ukomeze ariko uzongere ukunde bya kera, abantu barahinduka, wahura n'undi mushyashya. Yego, muye nimura n'undi mushya, nzababwira rwose dukora igikwe. Ariko ubu ngubu ndabona bigoye hano hanze rwose. Hagize umuntu ufite gahunda ubona iki kiganiro akumva ashaka kubakana nawe, rwose ni karibu, umuhaye karibu. Wakoze kubana natwe, ugira ibihe byiza. Yego, namwe murakoze.